Reka tubasuhuze mwese aho muherereye ku mpande enye z'isi, amahoro y'Imana nabane namwe. Ni mwene so Irivuzimana Isaie. Impamvu inteye gukora ino video, ndashaka kuvuga impamvu eshanu zikwiriye kukubera imbarutso cyangwa se zikwiriye kukubera inkingi yo guhitamo komatana n'Uwiteka. Numva ayo magambo nuyakurikirana ashobora kukugirira umumaro mu gihe cya none ndetse no mu gihe kizaza. Ndashaka kuvuga impamvu eshanu zikwiriye kukubera impamvu zo guhitamo komatana n'Uwiteka. Komatana n'Uwiteka ni ukugumana n'Imana iteka ryose, ni uguhitamo kubana n'Imana bitagira iherezo, ni ukugirana isezerano n'Imana biri interineri, amasezerano adashira, amasezerano y'igihe cyose. Impamvu ya mbere ukwiriye guhitamo komatana n'Uwiteka, reka mbabwire, abantu bari kureka Imana, ariko wehoho kurikiranye ino video ntuzareke Imana, ntuzihenure. Hari abantu bari kwihenura, bari gukora igikorwa kimeze nk'aho ari ukwihenura ku Mana ariko wehoho Imana izakurinde kwihenura ku Mana, kuko nta buzima na bumwe wabasha kubamo uzageramo ngo ugere ku rwego wumva uzabaho udakeneye Imana. Urwo rugero ntiruzabaho, kuko kubana n'Imana nibyo bya mbere, komatana n'Imana nibyo bya mbere. Abantu bajya bomatana n'abandi bagenzi babo bakabana bitewe n'impamvu runaka yahisemo komatana nawe, ariko wehoho ndifuza guhitamo komatana n'Imana kubera impamvu zingahe? Eshanu ngiye kuvuga. Muri nyinshi wenda ushobora kuba nawe warahishuriwe, ariko jyewe ndashaka kukubwira mu eshanu zonyine, eshanu zikwiriye kukubera imbarutso, inkingi, impamvu, imbaraga zo guhitamo komatana n'Uwiteka. Impamvu ya mbere ukwiriye guhitamo komatana n'Uwiteka ni uko Imana niyo yonyine igufitiye urukundo ruhoraho, rutagira mbereka, rutagira uburyarya, rutagira mu nyangire. Urukundo Imana igukunda rufite ubuziranenge. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo Yesu arusha abandi bose kudukunda. Umuririmbyi w'151 aravuga ngo arusha uko abavandimwe bakundana. Aravuga ngo naho izindi nshuti zacu zaduhararuka zose, aravuga ngo Yesu ntabwo ajya ahemukira abakunda. Umuririmbyi araririmba aravuga ngo mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki? Mu ijuru no mu isi ngo bahora baruririmba. Ijuru baruririmba kugeza iteka ryose. Aravuga ngo naho inyanja zose zaba wino, ijuru rikaba impapuro, ibyatsi byose bikaba amakaramu y'abanditsi ngo bakandikaho iby'urukundo rw'Imana, ngo ntibabimara, ntibyakwirwaho, ngo ahubwo hakama inyanja ariyo. Iyo urebye ubuzima wabayemo n'ubwo urimo, inzira wanyuzemo, ibyo wahuye nabyo, uko uri none, iyo rutaza kuba urukundo rw'Imana uba wibona ute? Dushimiye Imana idufitiye urukundo rutari urw'agaharo. Bwana asifiwe. Imana
umuririmbyi w'150 yaravuze ngo nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe. Aravuga ngo mu byiza Imana yavuze byose, aravuga ngo nta kiruta iki ko Yesu ankunda. Aravuga ngo nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda nubwo nagize gute, nubwo ntakwiriye. Imana ihimbazwe cyane. Dukomeje kuvuga ku by'urukundo rw'Imana, n'umuririmbyi w'115 mu ndirimbo zo gushimisha araririmba aravuga ngo nabonye umukunzi mwiza, yarankunze ntamuzi, ngo amfatishe umugozi aregwa rukundo rwe. Aravuga ngo izo ngoyi ze zanteye kuba imbata ye rwose. Yesu yatubohesheje ingoyi z'urukundo. Umva ingoyi. Yaba abantu bose batubohesha ingoyi z'urukundo, ntabwo abantu baba bafite agahinda nk'ako bafite, ntabwo baba bafite umubabaro nk'uwo bafite, ahubwo baba bafite ibyishimo, baba bafite ubuzima, baba bafite umunezero, baba bafite ejo, baba babona ubuzima. Ariko nimuhumure, ibyo tutaboneye muri ba masenge, ibyo tutaboneye muri ba data bukwe na ba mabukwe, ibyo tutaboneye muri ba onkere, ibyo tutaboneye mu bavandimwe, le grand frère et le petit frère, ibyo twababuriyemo byose Imana yabishize muri Yesu, irangije iramuduha. Muri we harimo amahoro, muri we harimo ubugingo, muri we harimo umunezero. Yesu arakunditse. Impamvu ya mbere ikwiriye kugutera kwiringira Uwiteka ubudasiba, ni uko Uwiteka agufitiye urukundo kandi ruhoraho. Impamvu ya kabiri ni uko Imana ariyo yonyine igufitiye imbabazi zihoraho kandi zitagira inyuro. Ijambo banza ndivuze neza. Imana niyo igufitiye imbabazi zihoraho iteka kandi zidafite inyuro. Hari igihe umuntu akubabarira rimwe, akakubabarira kabiri, akakubabarira gatatu, ariko bwa kane agahita azana za mbabazi zose yaguhaye kuva cyagihe, agahita ibyaha byose agahita bigira bishyashya. Ariko Imana iyo ikubabariye ibisibanganya muri dosiye. Iyo wongeye ukagira izindi ntege nke z'ikintu runaka, ntabwo ikubabarira ibanje kukuzurira akabuze. Byatambutse biba byaratambutse, byatambukanye n'umunsi wabisabiragaho imbabazi. Imbere y'Imana nta gitabo cyandikwamo inzika y'uwasabye imbabazi. Wapi? Imana idufitiye imbabazi. Dawidi yaravuze ngo nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Kuko Imana igufitiye imbabazi. Ariko Imana iratubabarira Mana. Imana Imana yuzuye imbabazi zirenze izo utekereza. Imana igufitiye imbabazi zirenze izo utekereza. Yo, haleluya! Imana igufitiye imbabazi ziruta wowe izo utekereza. Bwana Yesu asifiwe sana. Imana iduhe umugisha, Imana itugirire neza. N'aya magambo. Impamvu ya gatatu, umuntu ucumura akakubabarira ntabwo ukwiriye kugumana nawe. Reba rya kosa wakoze kuri wa muntu witwaga ko muri inshuti. Reba ka gakosa kabayeho, uhita ureba umubano mwari mufitanye n'uwo mufitanye none. Reba ba bantu mwabanaga cya gihe uhuye na ka kandi, urebe ukuntu byagenze. Harya byagenze gute? Turashimira Imana ifite urukundo. Turashimira Imana idufitiye imbabazi. Icya gatatu, niyo yonyine igufitiye ihumure ryuzuye ry'umutima. Imana
Dola solega niminiwe yasikadotaya. Ndanezerewe mu izina rya Yesu. Imana niyo igufitiye ijwi riguhumuriza ihumuro ukaryakira. Pawulo yigeze kuvyandika aravuga ngo Imana nyiri humure ryose ngo ijye iduhumuriza mu makuba yacu yose kugira ngo tubone uko duhumuriza abari he, abari mu makuba yabo. Bwana Yesu asifiwe. Imana niyo igufitiye ihumure. Ihumure umugabo wawe ataguhaye ku Mana rirahari. Ihumure umugore wawe ataguhaye ku Mana rirahari. Ihumure utahawe n'ababyeyi bawe ku Mana rirahari. Ihumure utahawe n'abana bawe ku Mana rirahari. Ihumure utahawe n'inshuti. Ihumure utahawe n'imiryango. Iryo humure riri imbere y'iki? Y'Imana. Kandi ni Imana iguhumuriza ihumure ringana n'ihungabana ufite. Imana yitwa Imana nyiri humure. Imana ikumpera ihumure mu mutima wawe. Imana igufite niyo yonyine idufitiye ihumure. Ena solega nimini wa yasikadota. Mu izina rya Kristo Yesu. Imana yo mu ijuru niyo igufitiye ihumure ryuzuye. Amen. Imana igufitiye ihumure ryuzuye. Niyo ifite amagambo meza y'ihumure. Amagambo atarimo kugukagata. Amagambo atarimo igitugu. Amagambo atarimo igitsu. Amagambo atarimo gutsikamira. Amagambo atarimo gusesereza. Amagambo atarimo gukomerera. Aya magambo nta wundi uyagira. Ni Imana yonyine. Komeza ubane n'Imana gusa. Imana izakurinda. Imana. Mugenzuragana mu ijoro. Ujye utumbira Yesu. Imana. Umuririmbyi ararimbye aravuga ku gitero cyo hepfo. Aravuga ngo iyi nzira itagaragara. Hakaba mu kabwibwi. Yesu ati ye ndi kumwe nawe. Yesu ahita azana ihumure. Nubwo uri mu nzira z'inzitane, nubwo uri mu nzira zitagaragara, ariko humura ndi kumwe nawe. Nubwo izindi nshuti zidahari, jyewe ndi kumwe nawe. Witinya. Yakobo natoranije. Imana igufitiye ihumure. Omatana n'Imana. Niyo uzagera mu gihe ukeneye ihumure, iguha ihumure ryuzuye. Iguha ihumure ritarimo Mana we. Ifite ihumure ryuzuye. Haleluya, 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 haleluya. Imbaraga z'Imana. Nizikumpera ihumure ryuzuye. Birashoboka akantu kose kakaba karaguhungabanyije. Ukumva uko ibya mbere byagenze niko n'ibindi bigiye kugenda ugahora umeze Imana ikumpera ihumure. Ugenda n'ihumure ryuzuye mu izina rya Yesu. Bwana asifiwe sana. Iyo ni impamvu ya gatatu ikwiriye kugutera komatana n'Uwiteka. Imana iraduhumuriza. Ntidusare. Ntitwikorere amashashi. Ntiturware stroke. Imana ikumpera ihumure ryo mu kibazo uhagaze. Amen. Imana idufite ihumure we. Iduhumuriza mu makuba yacu yose kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba. Ihumure ry'Imana rirahari. Haleluya, haleluya. Pawulo yabwiye Abefeso ngo bene data. Yabwiye Abakorinto plutôt. Aravuga ngo bene data, sinshaka ko mutamenya ibyo twagira ibyago twaboneye muri Aziya. Ngo twararemerewe duhura n'ibintu bikomeye. Ngo tugeze igihe
cyo kwiheba, ibyo kwiyiringira birashira, nk'ubu dusigara twiringira Imana izura abapfuye. Ariko Imana iraza iramuganiriza, bari mu nkuge bari kugenda. Imana iramuganiriza iramubwira ngo Pawulo, ntutinye, ukomere nubwo muri mu nzitane, muri guhura n'imiyaga, muri guhura n'imiraba, muri guhura, ariko muri mwe nta n'umwe uzapfa, muzagerayo. Iryo humure Pawulo araryakira ari mu nkuge, ariganiriza abandi bose. Dore ihumure ry'Imana mu ijuru, bakumere ihumure ringana n'ihungabana ufite. Mu ijuru bakumere ihumure ringana n'igikomere ushobora kuba ufite. Ihamuka ryose ufite, Imana irisimbuza ihumure ryuzuye ry'umutima, mu izina rya Yesu. Kandi wamana mufashe uyu muntu bimugirweho. Muririmbyi araririmbye aravuga ngo ntabwo nkwiriye kujya niganyira nibaza uko ejo nzaba merewe. Ubu abantu bose bafite ubwoba bw'ejo. Ejo hamaze abantu, ejo hatumye abantu bagwara imitima, puresha n'ibindi kubera gutekereza. Duhamagaye Imana mu buzima bwacu kugira ngo ize itubere ihumure no mu bikomeye biriho. Umuririmbyi araririmbye aravuga ngo undamburire iki? Amaboko yawe. Imana ikuramburire amaboko mu izina rya Yesu. Bwana asifiwe sana. Imana iduhane umugisha, Imana itugirire neza, mwomatane n'Imana. Ibintu byose bitabahesha ihumure nimubirekure mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Hanyuma reka mvuga ikindi cya kane gikwiriye kutubera imbarutso yo komatana n'Uwiteka. Niyo itumenyera ubuzima kuva mu itangira ryo kubaho kwacu kugeza ku iherezo ryabwo. Nta muntu n'umwe wakumenyera ubuzima kuva mu itangiriro ryo kubaho kwawe ukageza ushoje. Uwo ntabaho. Ariko haleluya, mu maboko y'Imana niho honyine. Haleluya, Imana ishimwe. Imana itumenyera ubuzima, Imana itumenya muri situwasiyo zose. Niyo itumenyera ubuzima, niyo idukiza mu gihe twarwaye, niyo itwambika mu gihe cyo kwambara gusa, niyo itugaburira mu gihe cy'inzara, niyo itwubahisha mu gihe cy'igisuzuguriro. Ariko Mana, mu izina rya Yesu Kristo, Imana ishimwe. Bwana asifiwe. Imana itugirire neza, Imana itwiteho. Imana niyo itumenyera ubuzima. Ahantu hose uzaba uri uzamenye ngo Uwiteka. Muririmbyi yaravuze ngo ejo hanjye harashinganye. Ejo hanjye harashinganye. Uwiteka amenyera ubuzima. Dukwiriye komatana n'Imana kubera iyo mpamvu yuko Uwiteka tumenyera iki? Ubuzima. Humura, ntabwo uzapfa mbere yo gupfa, ntabwo uzangara, ntuzandagara. Mu izina rya Yesu Kristo niwomatana n'Uwiteka ntacyo uzaba. Ibikwitegeye byose ntibizakubona. Ibikeneye kukubona wamwaraguritse ntabwo bizakunda. Imana nyir'ubutungane, Imana nyir'ubuzima bwacu izakurengera. Amen, amena, izakurengera. Amen. Imana itumenyera ubuzima, ukwiriye komatana nayo. Imana ntabwo yiturambirwa. Abantu bakugaburira ukwezi, bakakugaburira umwaka, 2, ariko uwa gatatu batangira gucika intege. Uwa kane abari 10 hasigaramwo 3. Imyaka 5 abari 3 hasigaramwo 2. Umwaka wa 6 nta n'umwe wongera kubona. Baravuga ati ntacyo tutakoze,
twagerageje kukugwaza ariko tubona bidashoboka, turarambiwe turagiye. Ariko mu ijuru Imana ntabwo ijya iturambirwa. Haleluya, haleluya. Iraturwaza, iradukorera. Imana ni imbyeyi, Imana ni nziza. Hanyuma icya gatanu gikwiye kugutera komatana n'Uwiteka ni uko ariyo yonyine iturwanirira mu ntambara z'ababisha bacu bakaneshwa. Amaboko y'Imana akatuneshereza ababisha. Amaboko y'Imana akatuneshereza iki? Ababisha. Ndasenze imbaraga yose ikurwanya ikubitwa n'ukuboko kw'Imana mu izina rya Yesu. Kandi ibi bintu mvuze ugiye kunkorera ibintu bitatu. Icya mbere, ugiye kubyakira nk'ukuri kuko ari ukuri nkubwiye, ubyakire ubigire ibyawe. Ibi bintu bitatu ubyakire ubigire ibyawe. Icya mbere nari mvuze icya mbere muri ibi bintu bitatu ngusabye. Icya mbere, banza wakire ko aya magambo mvuze ari wowe agenewe, ni wowe agenewe, ni wowe ategekewe n'ayawe. Ubyakire. Imana iragukunda, Imana igufitiye imbabazi, Imana igufitiye ihumure, Imana ikumenyera ubuzima. Turi kumwe? Igufitiye ihumure kandi Imana ikurwanirira intambara z'ababisha bawe. Ibi bintu bitanu. Amen. Hanyuma rero Yesu ahimbazwe. Ni ukuvuga ngo ibi bintu rivuza ko bikubera ikize, bikubera impamba ku rwego rukomeye mu izina rya Kristo. Imana ihimbazwe. Icya mbere, banza ubyakire ko ari ibyawe. Icya kabiri, ngusaba ongera ugirire Imana icyizere. Hirya y'ibyatambutse, byaramaze biratambuka, ariko uriho. Wiheranwa n'agahinda, wiheranwa n'umubabaro, wiheranwa n'ubwihebe. Imana iguhaye ihumure inyuzemo mu izina rya Yesu. Ongera uzuke, zuka womatane n'Imana, zuka ukomerere mu Mana. Haleluya. Zuka menima azoreka dibini yasiyadota. Zuka wumva Imana, zuka wumva ubuzima. Amen. Imana irahari. Abadayimoni be kugutsikamirisha amateka y'ibyakubayeho. Ibirindure, uvuga ngo ndibirinduye agahinda, ndibirinduye ubwihebe, ndibirinduye kwiheza, ndibirinduye. Wibirindure ku gisuzuguro, wibirindure ku bukene, wibirindure ku bupagani, wibirindure ku ntege nke, wibirindure ku kutizera, donc hagira ibintu wibirindura mu izina rya Yesu. Imana wongere uyigirire iki? Icyizere. Icya gatatu, ugiye kongera kuba mu bihe byo kwegera iki? Imana. Bibiliya iravuga ngo mwegere Imana nayo izagira gute? Izabegera. Murwanye Satani nawe azagira gute? Azabahunga. Reka ngushimire ko izi nama nguhaye nuzihagararamo neza, ibi bintu byose mvuze bizagenda bikugirirwaho ku manywa na nijoro. Imana iduhane umugisha. Nyemerera dusengane. Reka tuba dushimira abantu mwese mwakoze subscribe, abantu bose mukora share na comment, turabashimiye. Yemwe reka tubashimire. Yesu abahe umugisha. Reka dusenge Imana. Ubwira Imana ngo Mana, uhereye aka kanya ndasenze ngo ubwonko n'umutima n'amarangamutima n'ibingize byose bihitemo umugambi wo komatana n'Uwiteka Imana idukunda, komatana n'Uwiteka idufitiye imbabazi, komatana n'Uwiteka idufitiye ihumure,
komatana n'Uwiteka utumenyera ubuzima, komatana n'Uwiteka uturwanira intambara z'ababisha bacu zikagira gute, zigatsindwa cyangwa se zikaneshwa. Imana iduhana umugisha. Dusenge. Wifuza kumvugisha, reba nimero munsi y'icyo kiganiro. Mana, mu izina rya Yesu, ndagushimiye ko unyujijemo aya magambo kugira ngo aba bantu bazayakurikira bazahabwa ubuzima nayo. Haleluya. Ndasenze muri kano kanya, amaboko y'Imana magari nakore ku mutima w'uyu muntu nkurikiranye. Amaboko y'Imana magari nakore kuri uyu mukobwa, nakore kuri uyu mugore, nakore kuri uyu mugabo, nakore kuri uyu musore. Mu izina rya imbaraga z'Imana nizikore. Urakoze Mana. Dushenye ibicaniro byose bya Bayali. Mana, utubere Imana impande zose. Urakoze. Fashe umuja wawe, ufashe umugaragu wawe, byose bikorwa neza kubw'ubuntu bw'Imana. Urakoze kuko utanze ihumure. Mu izina ryiza rya Yesu. Amen. Yesu akumugisha. Shalom shalom.